Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze. Ndizera ko mumeze neza hirya no hino aho mugiye muri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu nce zitandukanye z'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, muri diaspora. Ndizera ko rwose ibintu ari amahoro cyane. Uyu munsi turagarutse ni Easy Life Talk Podcast. No munsi ngira ngo ijwi ryanjye mushobora kuba muryumvishe bwa mbere, ariko nubundi ngira ngo muri kubona kuri screen zanyu ko ndi kumwe na Kizigenza. Kizigenza rwose, Mr. MEBOT, the host of Easy Life Talk Podcast. Aka kazina ni keza ariko. Aka kazina uko biri kose. Izina ni ryiza cyane. Easy Life Talk Podcast. Mukanya ndaza kukubaza aho byahereye cyangwa se ikintu cyatumye utekereza ko kwita iki kiganiro muri ubu buryo, ngira ngo hari bifite aho bihuriye n'ibiganiro n'ubundi mugenda mutugezaho. Nanjye ndi Muhire psychologist, ngira ngo abamenyereye no mihanda bamaze kuri M250 TV Films. M250 TV Films ariko kirani igice kimwe. Yego. Shene nini buriya ni M250 TV, niyo aba ariyo ntego ngari cyane. Hanyuma ibindi ni ibidufasha guha ibyihuse abadukurikira cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri YouTube. Tugenda ntego yacu ni imyidagaduro yigisha. Uyu munsi rero naje kuri Easy Life Talk Podcast. Yego, ni nayo mpamvu nyine tugira ngo abantu bose bajye bakurikirana ibyo biganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abari hano ba Easy bagere kuri M250 TV Films barebe ibyo ari byo, n'abiwawe nabo bazi hano. Abakunzi banjye baje kunsaba kubera ko twebwe mu byo tuvuga mu bitekerezo muki dufitiye intego yo kwidagadura twiga, ariko kubera ko dukunze kuvuga cyane nanone ku by'ubuzima bwo mu mutwe, buriya twaje gusanga content zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tugomba kuzishyira ukwazo, n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro, kubera ko byose biri mu ntego zacu nka M250 Group Limited. Byose biba bikenewe. Muhire psychologist, aho niho abantu bacu bazajya basanga ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Kugira ngo ni nacyo gice kijya gusa nk'icyawe cyangwa se nk'iki kiganiro ugiye kudusobanura byinshi kuri cyo, kugira ngo abakunzi ba Easy Life Talk Podcast bazabikunda cyane. Kandi ngira ngo muri ubu buzima ibintu byose ni uguhuza, ni uguhuza ibitekerezo, ni uguhuza imbaraga, ibintu bikarushaho kugenda neza. Yego. Ni MEBOT, ariko se iri zina rishatse kuvuga iki? MEBOT muri rusange cyangwa se ni impine y'amazina yanjye, ndetse bijyaniranye harimo n'ibyo umuntu aba akora mu buzima bwa buri munsi bitari ibingibi bya hano kuri YouTube. Emi nyine ni Emmanuel Ibihinye, hanyuma B ni Bigirimana. Manudi? Bigeze bakwitaho Manudi? Manudi ni izina rero cyarakujije umuntu ntago byabora. Muri make nyine ni Emmanuel Bigirimana, hanyuma OT ikabisobanuye occupational therapist. Akaba ari wo mwuga wo mu buzima bwa buri munsi, ari naho havuye igitekerezo cy'uko kubera ko wenda turaza kubigeraho, kuko intego y'i YouTube channel ni ukuvuga ngo ibireba ese mu buzima busanzwe bwa buri munsi, imikorere y'abantu mu buzima busanzwe bwa buri munsi ifitanye isano ki n'ahahise baba baraciyemo. Ariko hano kuri Easy Life Talk tugenda tugaruka cyane cyane mu gihe cyo mu bwana, ubwo ni ukuvuga ngo munsi y'imyaka 18 cyangwa se guturuka ku mwana akivuka kugeza ku myaka 18, ibyo aba yaragiye anyuramo akenshi nibyo bigena uko azaba yitwara mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Muri make rero MEBOT nicyo bisobanuye. Yego, wenda content cyangwa se ibyo uzajya tugezaho turaza kubyinjiramo nka Easy Life Talk Podcast, ariko wari urimo dusobanurira MEBOT ni muntu ki? Niki wifuza ko abandi bakumenya aho batari bazi? Nibyo tubwiye ko uri inzobere mu bijyanye na
na occupational therapy cyangwa se ubwo buvuzi buteye gutyo uzagenda n'ubundi ngira ngo abadukurikiye bazagume hano bazagenda basobanukirwa uburyo ki uwo mwuga cyangwa se ubwo buvuzi bwubakitse muri ubwo buryo bushobora gufasha abantu kubaho ubuzima bumeze neza. Ibyo ni ibintu n'ubundi bizasaba ko abantu baguma hano bakabikurikirana podcast. Hanyuma warugiye nari nkubaje ni ikihe kintu abantu batakuziho wifuza ko bakumenyaho kuri uyu mwanya, bagire kujya banakureba wajyaga uduha turi mu majwi, ngira ngo ni umwanya ugiye gusa nkaho ukora nimba nabyita imbanziriza mushinga niko bimeze ku kiganiro Easy Life Podcast. Kuri icyo kibazo rero warumbajije cy'uburyo ngo ese niki abantu bamenyaho cyangwa se nifuza ko abantu bamenyaho. Muri rusange abantu bazajya bagenda bamenya ibyerekeye kuri kino kiganiro ndetse n'ugikora umunsi ku munsi, ariko ikintu ngira ngo abantu bamenyeho nuko nje kugira uruhare mu kubaka umuryango, byo ariko ufite uko uhuza uko bitwara. Hari igihe umuntu uko yitwara agira ngo ni ibintu byamugwiririye cyangwa se ni ibintu yavukanye, ariko icyo abantu bafite kumenyaho nuko ni ukuvuga ngo ese wa muntu mukuru w'ubu ngubu uko ari kwitwara, tuvuga ari kwitwara mu kazi, mu rushako, mu mubano we n'uwo bakundana, mu gufata ibyemezo mu kazi, mu kuba wenda no mu buzima bw'imyidagaduro. Ubuzima bw'imyidagaduro abantu bahitamo nabwo babushingiye uko yakuze. Uko yakuze ni ibiki yakuze akunda cyangwa se yanga. Rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu amenye icyo kintu cyo kuvuga ngo nimba ndi kwitwara neza bifite aho bishingiye naho nahise, nimba ndi kwitwara nabi, ubwo kwitwara nabi mvuga wenda mu rushako ntago bimeze neza, ni wa muntu utita ku mibereho cyangwa se imigendekere myiza y'umuryango. Ese aramenya ibikoresho by'abana, aramenya buri kimwe cyose umuryango akeneye. Gatoya kugira ngo uhite ukomerezaho, reka twifashishe urugero rwa umukuru w'igihugu aherutse gukoresha, urwifashishe dusobanurira buryo ki ubu buryo bwo kureba mu hahise, dusobanura neza ibibazo by'iki gihe, niba hari icyo byatumarira cyangwa se byadufasha kumva. Umukuru w'igihugu aherutse kugira gutya, aravuga ati ni iki kiri gutuma abatoya bari gukora ingo cyangwa se bari gushaka, so gukora ingo ntago bazikora, batari gushaka cyangwa bari gushaka ariko kubaka bikabagora bikabananira, no kuba batabishaka nabyo birahari. Harimo ingingo zo kutabishaka, no kubaka bikanga tazimazemo kabiri. Ibi ngibi twifashishije ubwo buryo bwo kureba mu hahise, ni gute byadufasha kumva iki kibazo? Buriya wigeze kumbaza ngo imvano y'iki kiganiro ni hehe? Naho ngaho nanjye nabikomoye. Naho ngaho nabikomoye mu buryo bwo kureba ngo imibanire y'abantu, cyane cyane ku mubano w'abakundana, ubwo n'abari muri fiançailles ndetse n'abashakanye. Nagiye ndeba nyine ibibazo bihari, hanyuma nkibaza ntese byakemuka bite? Ni iki kibitera? Urumva mbere na mbere umenya ikibitera, then ukajya mu kibikemura, hanyuma ukajya mu kibikemura. Muri iyi minsi hari inkundura yo kwiga Ikinyarwanda. Iyo uvuze ngo then uvuze ngo hanyuma. Ndimo ndagenda numva buryo ki izi dialogue cyangwa se izi podcast zizajya buranga ibintu bivuzweho ngo bibonerwa umuti, ukuri gushirira mu biganiro. Ni ukuvuga ngo rero cyane cyane iki kiganiro kizajya cyitsa ku bijyanye n'ibyitwa mu ndimi z'amahanga family functioning. Family functioning ni ukuvuga ngo mu muryango bimeze gute, umubano hagati y'umugabo n'umugore uhagaze gute, umubano uri hagati y'ababyeyi n'abana uhagaze gute, kuko ibyo ngibyo nibyo bizagena uko umuntu azitwara mu bikorwa bye bya buri munsi. Buriya uko umwana yambara, uko umwana akora imirimo yo mu rugo, uko umwana atsinda cyangwa se atsindwa mu ishuri, byose bifitanye isano n'icyo kintu. Rero warumbaje kuri icyo kintu ngo ese twifashishe urwo rugendo.
ni ukuvuga ngo iyo umwana yakuze mu muryango wabo abona harimo amakimbirane, yakuze mu muryango wakoze divorce, yakoze mu muryango bahoraga bashwana batandukana bagasubirana, yakuriye mu muryango abana n'umubyeyi umwe, ibyo byose bigira uruhare mu buryo nawe azitwara mu mubano cyangwa se mu rushako. Bivuze ngo rero iyo umwana yakuriye nko mu muryango wagize divorce cyangwa se wagize ibihe bya gatanya, hari ukuba batarayikoze, hari ukuba barayitekereje ntibayikore, uwo mwana aba afite ibyago byinshi, ubushakashatsi bugaragaza uwo mwana aba afite ibyago byinshi by'uko nawe mu rushako bishobora kuzananirana, bidaturutse kuko ari ihame ry'uko yaciye mu hahise hatagenze neza, ahubwo bishingiye ku kuba nta makuru afite y'uko uburyo ari kwitwara, ingaruka z'uburyo atari kwitwara neza mu rushako zishingiye ku byo yahisemo mu hahise. Tuvuga waramutse waramenye y'uko warakurikiye nk'iki kiganiro ukamenya ko iyo wanyuze mu bihe bitagenze neza mu gihe cyo mu bwana, hanyuma ukajya mu rushako, bishobora kukugiraho ingaruka. Iyo wabimenye urabyitwararika, ugenda umenya byinshi hano kuri Easy Life Talk podcast, ukamenya ngo ese nimba naraciye muri ibyo bihe ni ubuhe bumenyi nkeneye kuba nabwifashisha kugira ngo ningera muri cya gihe nanjye nzabyitwaremo neza. Ni muri ubwo buryo bigiye bihuriramo.